hari abo mfite babaye muri jenoside bafite ibintu by'agahinda katarangira, noneho iyo bambonye mbyina cyangwa se wenda bahuye n'uku nk'ikiganiro mba nakoze bati ariko ukuntu unezerewe wishimye tuzi amateka yawe ni ukubera iki? Nkabwira nyine ni ukubera ibi, ni ukubyina no kuririmba. Nkabwira rero nimuze mungane mbahe ibi byishimo byanjye. Abo rero barimo izo témoignages zirimo zikubwira ngo kuva natangira kuza naranezerewe. Turabasuje mwese abakurikiye Family Magazine. Uyu ni umwanya w'ikiganiro tugiye kubagezaho, aho tuganira ku bijyanye n'iterambere ry'umugore. Turi kumwe na Carine Karambizi, ni umwe mu bagore barimo kwiteza imbere hano muri iki gihugu. Araza kutubwira inzira we arimo kubinyuzamo. Ariko Carine Karambizi nk'uko mwahoze mubibona mu mashusho atandukanye, ni umubyinnyi, ni intore, arahamiriza. Nabyo ari bituganirize, tubwire se urugendo rwe rwo guhamiriza rwatangiye ryari, amavu n'amavuko yabyo, hanyuma noneho dushira amatsiko. Carine, uraho? Muraho. Umwaka mwiza. Twese tubasangire. Murakoze cyane. Watangira utubwira uri Carine Karambizi, nibyo abantu benshi bamaze no kumenyera muri gakondo. Ese amavu n'amavuko yawe yo guhamiriza biriya tubona byatangiye ryari, wabitangiriye hehe? Reka nongere mbaramutse mwese abakurikira ikiganiro cyawe. Nitwa Carine Karambizi nk'uko umaze kubivuga. Hanyuma natangiye kubyina rero ndakana, nabikunze kuva kera, kuva mvuka niko navuga. Nagiraga abantu badusuraga mu rugo. Nagiraga hari umuwonkere bitaga Karemera, yabaga i Butare, yabaga imwe n'umubikira bita Mama Vianney. Akaba yari intore cyane ihamiriza, nkakunda ukuntu ahamiriza. Uko yazaga kudusura rero, mama yakundaga indirimbo za Kayirebwa, za ba Muyango, twabaga tuzumva buri gihe mu rugo. Uko adusuye rero urumva nanjye narabyinaga. Akazana n'undi w'umutante nawe wabaga i Butare nawe witwaga Margarita, nawe byari uko, n'undi witwaga Nyesi Mukanyampeta. Nibo bantu batatu buri gihe iyo bambajije uko natangiye nibo mperaho, kandi ni nabo nzi banyigishije. Mu by'ukuri ntibananyigishaga, bo barazaga mu rugo bagatarama. Mu gutarama kwabo rero nari akana gatoya kataratangira na primaire, nabaga ndi iruhande rwabo nkabisubiramo, nkabyiga, mbega ntago nabavuga iruhande. Hanyuma ariko no mu rugo igihe cyose twabaga twumva ziriya ndirimbo za Bakayirebwa, ziriya za kera zose tuzi, Igikobwa. Ni indirimbo mbega zahoraga mu rugo igihe cyose, ku buryo nanjye kenshi nizo mba numva naho ndi hose. Yego, nuko natangiye. Ngo watangiye kubyina ufite imyaka ingahe? Ese hari ubwo waba warigeze ujya mu matorero muri icyo gihe ukiri umwana? Nkiri umwana, urumva nyine aho ho nari nkiri muto, ntaratangira na primaire. Ariko nyuma haje kuza itorero mu Rwanda bitaga Abatangampundu. Nari mutoya ariko nabanje nyine mu kiliziya, hari igihe duhabwa Ukarisitiya, nagiye mu kiliziya ndabyinaho gato. Nubwo mbere navuga nari mbyinnye noneho imbere y'abantu. Hanyuma umusaza washinze itorero bita Abatangampundu, umusaza witwa Rukeri Kibaye, yabaga ahantu hariya mu Nyakabanda. Nanjye niho naturutse, niho navutse, niho nabaga. Araza rero ansaba mu rugo kugira ngo njye mu itorero ry'Abatangampundu. Niho navuga natangiriye, mfite umuntu njye imbere akanyereka ngo bigenda gutya. Aho rero ntabwo natinzemo cyane, ariko nababyinyemo. Hanyuma tuza gushinga irindi torero ryitwaga Abahimbazamuco. Iryo rero ryakoreraga kuri Rafiki. Aho mvuga hose ni imbere ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Aho rero iryo torero twarishinze kugira ngo dufashe abantu bari ku rugamba barwana. Baraza rero bamenya nyine, abenshi bari banzi, baraza baransaba dushinga iryo torero kugira ngo nigishe urungano rwanjye. Hanyuma mu kwigisha twari dufite abatandukanye, twari dufite utunyange, dufite ubwo batwebwe n'abakuru kuri twe, hakajyamo n'abahungu. Twari dufite abatoza batandukanye, nanjye ubwo nari mu batoza urungano rwanjye. Jenoside ibaye rero urumva byahise bihagarara. Nyuma rero nza kujya mu mahanga, naho narakomeje, nza kubanza kuririmba gatoya, kuririmbana n'isamaza,
kubera kwibuka hariya twakundaga twese twibuka ku itariki 7 z'ukwa kane twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Aho rero natangiye ubundi ndirimbo, nkajya ngenda nkabegera nkaririmba, tukaririmbana na ba Suzana Nyiranyamibwa n'uwitwa Rosalia wapfuye burabyo, na ba Muyango na ba Kayirebwa, twabaga twese turi kumwe, abahanzi bose barahuraga bakaririmba. Ngero nari muri abo baririmbyi ku buryo kugera no muri Festival yabaye muri 97 inaha mu Rwanda nazanye n'abaririmbyi, twaje turi abaririmbyi harimo n'ababyina, ariko nge nari mu baririmbyi icyo gihe. Nsubiyeyo nibwo noneho ninje mu Marebe n'Imena, ntangira kubyina mu Marebe n'Imena. Abarizi n'itorero ryo mu Bubiligi ryafashije naryo cyane mu kwibohora, ryajyaga naryo rifasha cyane. Ubwo rero naryo nari ribyinniyemo, ariko igihe gitoya, kuko hagati aho nyine urumva naranarongoye mva i Buruseli njya kuba hitwa Liège, hambera kure, sinabasha gukomeza kubyina kuko urugendo rwari rumbanye rurerure, sigara rumbyinana na YouTube. Karine Karambizi mu Bubiligi, ugeze yo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, usanze abandi banyarwanda muratangiye muranafatanije kubyina, ugeze n'igihe uza mu Rwanda, ugiye no muri itorero. Ese byari byoroshye kubona abantu babyitabira mu Bubiligi? Ese mwebwe nk'abanyarwanda bari bariyo uyu munsi ibitaramo tubona mu Rwanda hariya byarashobokaga? Byarashobokaga, ndavuga cyane ngewe mpari, ibindi nanjye mbizi ku mavideo nkamwe mwese, kuko barataramaga cyane. Iryo torero nyine nari mvuze ry'Amarebe n'Imena, iryo rirazwi cyane, Isamaza rirazwi, habayeho Muyango n'Imitari, abo bose barataramaga, ni nabo natwe twagiye dusanga bakibikora bagitarama, dufatanya nabo, cyangwa ahubwo bo baraduhamagara kugira ngo tubasange, kurumva ntabwo twafatanya nabo, twese twari abana. Bagerageza kudukundisha uru rukundo rwa gakondo, kudukundisha u Rwanda ku batari baruzi. Ngewe nari nduzi, urumva nari nduvuyemo. Barataramaga rero, twagiraga ibitaramo, twagiraga niyo twahuraga habaye ibintu bitandukanye, amafete atandukanye, cyangwa se kuri ambasade cyane naho twarahabyinaga. Hari igihe kuri ambasade bafata, ubu haje amatorero menshi nk'uko inaha hari na hariya, wenda ntabwo ari menshi cyane nk'inaha, ariko nabo bamaze kugira amatorero menshi atandukanye atuma abantu ibirori byose usanga mu gakondo. Ariko hari igihe hari habaye, ndumva ntabwo buri gihe nibuka umwaka, ndibaza ko ari muri 2020 batumiye ambasade yacu, yasabye ko habyina ba kera. Ubwo nyine nisangamo n'abandi babyinaga mu Marebe n'Imena, n'ababyinnye mu Isamaza, abantu bakuru noneho bidahura n'abana b'ubu ngubu. Hari n'ubundi nanone habaye igitaramo, uwitwa Karirima ukora mu gihe, nawe yigeze gukoresha igitaramo ahuza abantu batandukanye, naho icyo gihe turatarama, byari byiza cyane. Ariko gutarama hariya naho birahari rwose, n'ubu noneho basigaye bakora ibitaramo nk'iby'inaha mubona. Hari itorero rihari ryitwa Irebero, naryo riratumira. Hari abandi bana nkunda cyane bitwa Itetero, hari abandi bashahurohwa. Ubu basigaye bagira abana benshi barimo gutoza hirya no hino mu Bubiligi, ahantu hatandukanye. No mu bindi bihugu rero nabo ubwabo bafite itorero, nko muri Suisse hari irihari rimaze n'igihe cyane, mu Bufaransa rirahari, muri Pologne ubu barahari, baherutse no kuza gutaramira mu Bubiligi, muri Canada, muri ahantu hose. Ubu diaspora nayo isigaye itarama nk'uko dutarama. Tubona kenshi utangaza ibitaramo ahantu hatandukanye by'inkindi n'amariza. Ese inkindi n'amariza yatangiye ryari, amavu n'amavuko yayo? Yego, ubwo muri ayo mahanga nyine nagendagamo nabayemo, hari igihe byabaye ngombwa ko najyaga nzinaha mu biruhuko, noneho nkahura na mukuru wanjye witwa Umulisa akansaba gutoza abana, kubera ibintu muri famiye yacu, njya nkunda kubivuga, muri famiye yacu hari ukuntu buri gihe mu biruhuko bahuza abana bakiga guteka, ugasanga wenda ni umunsi wabo bakaba ari bo badutekera cyangwa se bakadutaramira. Ubwo rero yaravuze ati, se muri izi gahunda kuki utatangira gutoza abana mu biruhuko ko inaha bikenewe?
kenshi abana tubura ahantu tubashyira, abana tubura icyo bakora mu biruhuko, wazaje ukajya uza mu biruhuko uje gutoza abana, noneho icyo kintu urumva nakigumanye mu mutwe wanjye, nkavuga ni umunsi nzataha cyangwa se nyine mbishoboye nkaba naza nkamara igihe nabikora. Ubwo rero haza kiriya cyorezo cyitwa covid ije biba ngombwa ko ntaha. Umugabo icyo gihe yakoreraga hano, nanjye ndi hariya, ati si ubwo waje tugataha tukizira inaha, kuko njye nari ngifite ubwoba bwo gutaha n'ababeshyi, kuko nari naragiye mpunze jenoside. Si ukuyihunga nyine, yari yaravuye yarashizemo, nubwo umuntu avuga ngo ni ukuyihunga, ariko kubera ibyo umuntu yari yarahuye nabyo watinyaga kuguma mu gihugu, nari ngifite ubwoba, nibaza ko ntari jyenyine, ku buryo gutura inaha ntabwo byari ibintu byari muri gahunda yanjye, ntabeshye, nta gahunda yari ihari. Ubwo rero muri uko kuza byaramfashije, kubera ko naricaye, nta nubwo natinze kugira ngo ntekereze icyo kintu, ntabwo byamfashe n'umwaka. Nibwo rero natangiye gutekereza ese bya bintu byo gutoza abana noneho wabikora, noneho nyine kuko n'abambonye bati noneho waje ugomba gutangira gutoza abana. Ubwo rero gahunda ubundi naho yatangiriye nkindi na Mariza, ariko itangira ngewe urumva ari ugutoza abana, ariko nta muntu kenshi ukora wenyine, cyangwa se ntawe utangira wenyine. Abo twatangiranye barambwira bati se aho kugira ngo uhite wigisha wabanje ugashinga itorero ahubwo. Ubwo rero itorero riba ryavutse wagiye gushira imyaka 4. Mpera nyine mu gushinga itorero, nuko watubonye dutangira kuzana ababyina, abaririmbyi. Uyu munsi rero urumva tumaze igihe harimo nyine abo babyina n'abaririmbyi, ariko ubu noneho nazanye n'icyo bita live band, ngenda naguka nzanamo ibishya. Ubu mfitemo na live band, ariko ubwo muri ibyo hakaba nyine harimo gutoza abana. Ubundi mbatoza rero mu biruhuko bikuru. Indi minsi yari yaragoranye, ariko ndashaka kugerageza, kuko nanone mfite ababisaba, ndashaka kugerageza uyu mwaka kureba niba ni mu mwaka hagati ntazajya ntoza ntategereje ibiruhuko bikuru. Hanyuma nkaba mfite na siporo yigisha abakuru kubyina, yitwa Gakondo Body Workout. Nayo urebye byose bingana n'itorero, nayo hashize imyaka 3 irenga mbikora. Itorero ribikora, kuko urumva ntawe ukora wenyine, muba muri benshi mukora. Ubwo rero nyine tubaye ubukombe, niko bavuga. Tubaye ubukombe. Karine Karambizi, umubyeyi w'umwana umwe, ufite umuryango, ese ibyo bintu byose ko numva ari byinshi ubifatanya gute n'inshingano z'umuryango? Aho niho habaye ngombwa ko nifashisha abantu, kubera ko ntabwo najya kwigisha abana ngo njye kwigisha abakuru, ngo njye hari n'ikiganiro nkora kuri televiziyo cy'umuco, ntabwo ibyo byose nabikora ndi jyenyine. Byabaye ngombwa nyine, niyo mpamvu guhera ku itorero byabaye byiza cyane. Nshimira n'ababingiriyemo iyo nama, nuko nk'ubwo gutoza abana mba mpari, ariko mu by'ukuri ntabwo ari njyewe uhaguruka ngo mbatoze, kubera ko urumva mafite ibintu byinshi nkora, kandi abana bari benshi cyane. Urumva abana 200 ntabwo wabatoza uri umwe, buri cyicaro kiba gifite ubatoza. Abahungu baba bari ukwabo, abakobwa baba bari ukwabo, noneho na buri myaka bitewe n'imyaka biba bifite umutoza wabo. Ibyo rero biramfasha. Muri siporo nabyo nuko, muri siporo ngira umutoza wa siporo coach Emmanuel, akagira n'umwungirije witwa Ernest. Ku buryo rero ibyo bituma ngewe igihe cyose ntagomba kuba ndi kumwe nabo. Ku bana niho nkora, ku buryo igihe cyose mba mpari, batangira mpari bakarangiza mpari, kuko byo urumva ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi. Ntabwo bo bonyine batoza, iyo utoza ubutoza ariko ntumenye umwana ugiye ku ruhande, biba ngombwa ko kenshi mba mpibereye no kugira ngo nakire n'ababyeyi cyangwa nganire nabo. Ariko nk'ibijyana na siporo yo ubu yamaze gufata imbaraga, ntabwo ari ngombwa ko mpaba igihe cyose. Bituma rero kwita ku muryango no kwita ku kibondo cyanjye mucyo binkundira. Umuntu ashobora kwibaza ese Karine ukurikije amateka ye kuva mu bwana atangira kwitoreza mu muryango, kuko yabisanze mu muryango, aza kujya mu itorero, akomeza yitoza mu Bubiligi, none ubu ngubu mu Rwanda urabikora nk'umwuga. Umuntu yakwibaza ese uyu mwuga hari icyo winjiriza umuntu? Kwinjiza birinjiza, ariko byose biterwa na ngewe. Kugeza uyu munsi
ntabwo mbifata nk'umwuga winjiza, kubera ko njye mbifata n'urukundo. Njye ndashaka kubyigisha benshi bashoboka, kugerageza. Ejo hari umuntu twari kumwe aho dutaramira wavugaga tuganira, ambwira ati yambwiraga ibintu bya siporo, sinzi ibintu byinshi yambwiraga, ariko anambwira ati urabona, sinzi ibintu yambwiye, ndamubwira ntoya ni njyewe gutsinda kwa avuga ati ntabwo uzishima umunsi bazaguha igikombe ukagwiza ukagira ibikombe byinshi. Ndamubwira oya, igikombe cyanjye cya mbere ni uko umuntu wese udakunda gakondo azayikunda, kubera ko yambonye, kubera ibikorwa byanjye, kubera cyangwa se n'undi wese uzamwigisha. Ariko igikombe cya mbere, kuko nkawe ntabwo abikunda cyane. Uwo yaje ari kunshyigikira, azana na mukuru we, ahubwo ubikunda. Ndamubwira nti rero umunsi nzumva nawe ubikunda nka mukuru wawe, kubera ko waje kundeba, kubera ko wabonye ibikorwa dukora ugakunda uwo muco, ejo bundi nkagusanga none wamenye no kubyina, nicyo kizaba ari igikombe gikomeye. Rero n'uyu munsi birangora kenshi, hari n'abangana kubera ko itorero rihendutse. Ibyo ndabivuze, ariko bazagerageze banyongerereho, ntibazajye kuvuga ngo arahendutse nimujye kwa Karine. Ari uko kubyina usanga bavuga ngo kwigisha abana njyewe ndahendutse reka bazi iwanjye, cyangwa se mu itorero bati ririya rirahenze nimufate ririya niryo rihendutse. Ubwo rero urumva ni kubijyana n'amafaranga ntabwo ngiye waraza, ariko ubundi bitunga abantu cyane cyane. Wenda njye ntibintunga nkanjye, ariko nibura bitunga abo nkoresha. Ari abo babyinnyi urumva bo barahembwa, ari abo baririmbyi barahembwa, ari abo bakoresha siporo barahembwa. Ubwo rero navuga ko ari ikintu gitunga abantu. Ubwo hasigaje ko gitunga nyiracyo. Ubu ni njye utahiwe, nizere ko uyu mwaka nyine ubwo noneho nanjye nzagerwaho. Watubwiye ibyiciro bitandukanye by'abantu mutoza, hari abana, hari abakuze, ndetse hari n'abandi baza kwitoza banaboneraho gukora siporo. Iyo witegereje, wenda nanasubiye n'inyuma gato, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, twabonye ababyeyi bakuze bene impuhwe babyina. Uyu munsi iyo hari ahantu hari igitaramo ujya kubona ukabona nk'umubyeyi arahagurutse arabyina. Ubwo ndavuga ababyeyi bari hejuru y'imyaka 50, babandi bashobora kutabona umwanya wo gukora siporo, babandi wenda bashobora no kutabona uko baza kwishyura ya mafaranga, ariko babikunda. Ese bo hari igihe wumva ubatekerezaho ukavuga utaba nabo ushobora kubaha umwanya? Uvuzemo ibintu bibiri. Uvuzemo kubatekereza, umuntu akaba yabigisha yajya gukorana nabo siporo, hanyuma uvugamo n'ikintu cy'amafaranga. Nubwo twe n'ubundi duca make, urugero nka seanse aba ari 3, urumva ntabwo ari menshi. Ni ukuvuga ngo rero ngiye kuvuga ngo ngiye kubakorera ku buntu, aho byangorera ni uko ngiye mba ngomba kuriha umutoza. Byanze bikunze rero ngomba kugirayo ndihisha kugira ngo mbashe kuriha umutoza. Kereka nihagera ahantu wenda nka leta ikamfasha, cyangwa se ni na leta simbona n'ikindi cyamfasha, wenda kikavuga kitugize utoza. Ariko ubwo nabwo uko bigenda kose, wenda bo sinabarihisha, ariko n'ubundi ngewe naba ndiho, kuko ntabwo umutoza yakora utamuriha. Ariko kubatekereza narabatekereje, kuko iriya siporo nayikoze cyane cyane kubera abantu bakuru, niyo ibasha kwigisha abantu kandi banakora siporo. Karine, ahantu uri nta rungu, urahaguruka ukabyina nk'umuntu ubikunda. Ukurikije amatorero uyu munsi ayubona mu Rwanda, ukageranya n'ayo yahozeho, ayo ngayo yarari mu Bubiligi no mu bindi bihugu, ndetse n'amatorero yabayeho mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, usanga uyu munsi hari imbyino zisa nkaho ari nshyashya. Ndetse abantu babyinnye kera nk'abo babyeyi navugaga bakubwira bati uyu munsi abantu barirukanka cyane mu kubyina, ku buryo nanjye ndimo. Byaba biterwa n'iki? Wowe ubifata gute? Bwa mbere nkiri hanze cyane cyane ntabwo numvaga impamvu. Urumva nyine nakubwiye ko ngewe nakoranaga cyane cyane na YouTube, noneho ugasanga ibintu bakora nko ku ndirimbo wenda usanzwe uzi, cyangwa se n'inshya bazanye, harimo ikintu gikomeye cyane. Icya mbere harimo urusaku, ingoma nyinshi cyane,
harimo gukubagana nyine kwabo, reka tubyite gutyo, sibyo? Gukubagana uburyo babyina basimbuka, harimo gymnastique, harimo ibintu byinshi bitagihura no kubyina, kuvuga ngo urimo kubyina gusa. Ubu byabaye ibintu bimeze nka théâtre. Ni théâtre, ariko iyo uganiriye nabo baravuga bati twebwe ntabwo twabyina gusa, abantu baradusaba gushyiramo ibindi bintu bishya. Urumva rero hari ukuba twebwe twarabyinaga kera, cyangwa n'abari hanze kera bari bafite uwo muco wacu, kugumana umuco wacu wa kera. Uyu munsi kubera kuba hanze hazamo n'ibindi, hari izindi mbyino z'amahanga zisanzwe bagerageza gushyira mu mbyino yacu kugira ngo babyare ikindi kintu gishya. Aho rero niho birimo gupfira, kuko ni ukuvuga ngo niba itorero rije ryakagombye nyine kwerekana ibitandukanye. Ni ukuvuga ngo niba wowe wicaye hariya pisi uri umuntu wa kera, nibabyina ibintu bya kera wisangemo. Niba hari umuntu ukiri mutoya, wenda nk'umukobwa wawe ukiri mutoya, nibamubyinira nawe akabona akeneye iby'ubu, nabyo babibonemo. Ikibazo rero ni uko uyu munsi usanga nyine bahugiye mu by'ubu bakibagirwa ibya kera. Niyo mpamvu navugaga ni inshinga n'itorero, kuko hari umuntu wagiye kunzanira ababyina n'abaririmbyi. Namubwiraga nti njyewe nimunzanira abo babyina n'abaririmbyi, ikintu mwitaho ni kimwe, ni uko munzanira abantu babyina ibya kera. Ntabwo nashakaga iby'ubu. Ubwanjye sinanabikunda, ariko kubera ko nyine njye nsimbarara kuri wa muco wacu, ariko noneho nashakaga ko tunerekana ibindi kuri abo babona ibishya, bamenye ngo kera bakoraga barya. Hanyuma noneho n'abakera batiyumva mu by'ubu, nabo babona itorero bashobora kujyamo, bakabona bya bindi bya kera bakunda. Urumva rero niyo mpamvu byasabaga ko nshyiraho umuco wacu, tubyina nka kera, n'uyu munsi tukaba tubyina nka kera. Hari ubwo ngira gutya, urumva ntabwo byabura ko hari umwana umwe umaze kumenyera kubyina ibyo hanze, agira gutya akabikubitamo. Aho mpita muhagarika nkamubwira nti ibyo bintu ntabwo ari byo. Niyo yanze agakomeza, icyo genda mwirukana. Ntabwo nshobora gukomezanya nawe kandi akora ibitajyana n'ibyo itorero rimusaba. Ejo bundi mu gitaramo twabonye aho umubyeyi Suzana Nyiranyamibwa yahagurutse araririmba, aho mwari mwatumiye abantu mu gitaramo. Ubusanzwe tumenyereye ko abahanzi aba baririmba indirimbo zigezweho bajya bakora uburyo bwo gukorana n'abandi bahanzi. Bwaba ari bwo buryo uriya mubyeyi aririmba? Ese hari n'abandi bantu uteganya ko bashobora kuza bakagusanga muri iyi gahunda urimo? We nka hariya aza mu rwego rwo kwishimisha, azaje kunshyigikira, akaza nawe ubwo ashaka kuruhuka. Ahantu henshi dutaramira nk'Inkindi na Mariza bahari. Ntabwo aza avuga ngo ndaza ndirimbe cyangwa ndaza mbyine, oya. Ahubwo mu kwizihirwa, mu kwishima, arahaguruka akaririmba cyangwa se nyine akabyina. Hari n'ubwo abyina ntanaririmba, ariko ni gake nyine, urumva byanze bikunze hari indirimbo bamusaba ni muberwe bakobwa. Ariko ubundi we aza gusa, we aje kwishima, aje kuruhuka. Nkaba mboneraho no gutumira n'abandi bahanzi. Nk'ubushize nuko wenda waje adahari nka Ruwete, ubushize yaraje araza aradutaramira, n'uwitwa Imfura baradutaramira byiza cyane. Kera wenda ubona uko umubyeyi wacu Muyango yarwaye, nawe yajyaga aza, nawe ukabona aranezerewe n'imitari. Ntabwo yazaga wenyine, yazanaga n'imitari, ugasanga nyine baranezerewe kubona iyo mibyinire yacu ya kera. Nabo barabishyigikiye kandi barabikunze. Naho hari abandi bitwa indahemuka, babaye abamama nyine, urumva ryari itorero rya kera. Ubu abo bamama nabo duherutse guhurira ahantu, babyinnye nabo byiza cyane. Baransaba bati watubabariye ugashyiraho natwe ukadutumira tukajya tubyina, ugashyiraho itorero ryacu ry'abantu bakuru. Mu Nkindi na Mariza ngashyiramo abo bakuru babyina. Ndavuga ni se kubera iki uyu mwaka nawe ushobora kujya muri gahunda, bishobora kujya muri gahunda nka biriya warumbajije uti se hari ukuntu ushobora kuzana bariya abantu bakaza bakabyina batarishye batagize gutego. Urumva dushobora gutangirira kuri abo, ariko bo ntago bari muri bene impuhwe. Urumva ni bakuru cyane, babaye ba nyogokuru. Noneho ndavuga mu bamama tungana cyangwa wenda banduta gato, ariko abamama bakiri batoya nabo babyinnye kera mu Ndahemuka. Hari ababyinaga mu Ndahemuka, hari ababyinaga mu Marebe n'Imena. Noneho nabo tukabahuza, nawe urimo tukabahuza
tukareba ukuntu twabyina. Rero nakongera nkabibasaba nibo babinsabye ngo ndebe ukuntu nabahuza tugakora itorero. N'uwitwa Inesi wo mu Maberewe nawe yarabinsabye. Icyo gihe tubivuga yaravuze ati ubundi koko wabikoze ukaduhuza ko twaza. Rero ubwo ndabibasabye, nawe urimo ndabibasabye, nimara kwicara nkabitekereza nkarebana uko twabikora, muzanyemerere muze duhure, twitoza rimwe mu cyumweru, twitoza kangahe, cyangwa se duhura tukabyina gusa nk'uko tujya tubikora nka groupe yitwa Abasobanya. Twatangira tukareba, rimwe nzabahamagara rwose uyu mwaka nzabigerageza mbatumire muze twicare turebe se twabikora gute, twazajya tubigenza gute. Ariko ikigaragara ababyinnye kera bose nabo barifuza kongera kubyina. Umuntu yumvise mu nka groupe yitwa Abasobanya yakwibaza se abo bantu basobanya iki? Ubusanzwe intore ngira ngo zisobanya mu bitego. Ubwo rero turabasobanya beza, ni ababyinnyi bose ba kera mu matorero atandukanye yabaga ino mu Rwanda n'ayabaga hanze, i Burundi, muri Congo, no mu Rwanda nyine twese twishyize hamwe tuba twita nyine Abasobanya. Ntabwo waryita itorero kuko ntabwo tukibyina cyane, ariko iyo duhuye igihe cyose turabyina. Ubundi twagiraga n'umuco wo guhura buri mwaka, ariko haza kuzamo Covid, haza kuzamo ibintu bituma duhagarara. Nibaza nyine icyo gihe ubwo biri mu byo nyine nahita nifuza kandi nanabasaba nuko umunsi ubwo tuzahura nabo n'izo ndahemuka nabo Marebe n'Imena, namwe mwaza tugafatanya, ahubwo bya bindi twe twahuraga nk'Abasobanya gusa tukabikora tunatumira bagenzi bacu, none tukareba se bimeze gute. Ndi mu bantu rero babikoraga nkabasaba tugahura. Ubwo nyine ngiye kongera mbibyutse uyu mwaka, noneho duhure nk'Abasobanya ariko tunatumira ayo matorero yandi ya kera, duhure turebe niba twagira ikintu tubibyaza. Buri mwaka nibura tujye dutaramira abantu badukunze kera. Intore zisobanya mu bitego bikaryoha cyane, zitera ubuse, zigatebya, zigatarama. Karine, ni izihe mbamutima zawe uyu munsi aho ubona Inkindi n'Amariza bimaze kugera n'abantu bakwitabira cyane? Ni izihe mbamutima wadusangiza? Ikintu nabasangiza cya mbere cyanshimishije kugeza uyu munsi nuko cyane iriya siporo ya gakondo body workout dukora, tuyikora ahantu hatandukanye. Iragenda ifata imbaraga imenyekana, kubera ko ni ikintu Abanyarwanda bari bategereje. Hari abantu benshi bifuza kumenya kubyina ariko bakaba badafite ahantu babyigira. Noneho n'abafite ababibigisha, buriya umuntu mukuru ugiye ukamubwira ngo gira amaboko gutya gira gutya, ishuri ni ishuri. Igihe cyose mu mutwe kumva ko ari ishuri, ibyishimo bihita bivamo, kuko nyine ni ikintu wiga ugomba kumenya. Urumva aho hazamo ikintu kimeze nk'amategeko. Ariko kuba twarabigize rero siporo, ni ukuvuga ngo umuntu araza ni siporo nyine. Niba bakubwiye ngo zamura akaboko ntacyo ubyibazaho, uzamuye akaboko kuko ugomba kuzamura amaboko kugira ngo ugororoke. Urumva nta mibare irimo, nta gutegeka kurimo. Niba bakubwiye ngo wenda bageze ahantu muzamura amaboko ukananirwa ushobora kuyamanura, ntago coach ari bukubwire ngo uko uyamanuye. Urumva rero ibyo biri mu bintu byanshimishije, kuko ababiyoboka bose birimo kubigisha kubyina, ariko bo batanabizi. Ni hahandi agera batangira kubyina, siko namenye kubyina. Bya bintu koko byigisha kubyina. Abenshi baza bo bumva ari siporo, noneho bakisanga bamenyemo no kubyina, kandi noneho bagataha banezerewe. Ariko témoignage zirimo zikomeye cyane nakunze ni abamama barimo, ubundi wenda batakoraga siporo, cyangwa rimwe na rimwe bagakora marche, cyangwa wenda natation bakajya koga. Ubu rero ikintu bambwiye bati kuva twatangira kuza muri iyi siporo yacu ya gakondo, irimo kudukiza imigongo, irimo kudukiza amavi. Noneho harimo n'abandi babandi, hari abo mfite babaye muri jenoside, bafite ibintu by'agahinda katarangira. Noneho iyo bambonye mbyina, cyangwa se wenda bahuye n'uko nk'ikiganiro mba nakoze, bati ariko ukuntu unezerewe wishimye tuzi amateka yawe, ni ukubera iki? Nkabwira nyine ni ukubera ibi, ni ukubyina no kuririmba. Nkabwira rero nimuze mungane mbahe ibi byishimo byanjye. Abo rero barimo, izo témoignage zirimo zikubwira ngo kuva natangira kuza naranezerewe, sigaye numva nishimye, indirimbo ziraza ngahaguruka, hari abatarasekaga ubu baseka. Ibyo niyo mbamutima, wabyise imbamutima, niyo mbamutima ya mbere nakubwira yo kubyishimira cyane.
ikindi kintu nkunda nanone ni uko hari ababyeyi bo batabona umwanya wo kuza kwiga ariko bakatuzanira abana. Noneho ukabona nk'uyu munsi ugira gutya wiyicariye mu rugo nta n'amakuru yo kwigisha abana unafite, ukabona umuntu akoresha akavideo ati mu rugo twari twicaye nshyizemo indirimbo umwana arabyina, cyangwa se ati twakoze ibirori umwana arabyina. Hari n'ahantu bajya mu bukwe ukabona ba bana watoje nka 3-4 nibo barimo kubyina, batiriwe bafata itorero bakavuga oya abana bo muri famiye nibo bazatubyinira. Iryo rero ni ishema ryanjye, ni ishema ry'inkindi na Mariza, ubuvuga uti rwa rukundo ngewe mfite n'abandi bararubona. Nicyo cya gikombe. Iyo umuntu abimbwiye numva nezerewe. Urakoze cyane Carine. Yego nawe.